akira ubutabazi bwihuse mu izina rya Yesu. Akira impinduka mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Akira impinduka ku bana bawe mu izina rya Yesu. Akira impinduka ku mugabo wawe mu izina rya Yesu. Akira impinduka, ibyapfuye birazutse. Akira impinduka, Imana iraguhagurukije. Haleluya. Katureba ni ijambo ry'Imana, Samweli wa 2 ibice byaho ni 9. Turahera ku murongo wa mbere. Haranditse ngo bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, ni njye umugaragu wawe. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahe? Siba asubiza umwami ati, aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli Lodebari. Umwami aramutumira, amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi. Ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, karame, umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati, humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Haleluya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nkuzana ijambo rikubwira ngo uyu munsi Imana ikwibuke. Imana ikwibuke, Imana ikwibuke. Ndagira ngo nkubwire, iyi Imana yakwibutse, birantega zose ziva imbere y'ubuzima bwawe. Iyi Imana yakwibutse, amatangazo yose yari yarazamuwe ku buzima bwawe uwo munsi aramanuka. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana yibutse uyu mugabo w'Imana witwa Mefibosheti. Uyu mugabo witwa Mefibosheti abyarwa n'umugabo witwa Yonatani. Uyu Yonatani akaba umuhungu wa Sawuli wahoze ari umwami. Imana itugirire neza. Ariko mbere Yonatani yakoze iki? Yonatani ikintu yakoze, ngo igihe Dawidi Imana yamujyanaga ibwami, iri mu mutereninga kugira ngo azave mu mwami ukomeye, ngo Sawuli yagize ishara ashaka kumwica. Ngo Sawuli ashatse kumwica, ngo nuko haboneka umwana we witwaga Yonatani, ngo abe inshuti na Dawidi. Bibiliya yiravuga ngo babaye agati gakubiranyije. Iri joro icyamukagira inshuti imeze nka Yonatani. Dawidi yagize inshuti yitwa Yonatani. Baranywana, barakundana, baracudika, ngo baba agati gakubiranyije, ngo ndetse bagirana indahiro, ngo ndetse bagirana isezerano, bagirana igihango. Ngo nuko ngo Yonatani niyagiraga ubwoba bwo kubwira Dawidi ngo data yaraye avuze ngo ejo azakwica. Ngo igihe cyose Sawuli yagambiriraga kwica Dawidi, ariko ngo uwitwa Yonatani akarogoya inama za Sawuli, kuko iteka Sawuli yabivugaga Yonatani abyumva. Imana itugirire neza. Yonatani rero ngo aza kugirana isezerano na Dawidi, abwira ngo byanze bikunze umwe igihe azabaho undi atakiriho azagirira neza urubyaro rwe. Iryo sezerano bararigirana, bagirana igihango. Igihe kiragera rero Sawuli arapfa, Yonatani nawe arapfa, ab'ibwami bose barapfa. Ngo icyakora ngo harokoka umwana umwe witwaga Mefibosheti. Uyu Mefibosheti nawe ngo yigira i Lodebari.
ngo aragenda ajya kwa Makiri iyo ngiyo Rodebari, mu buzima budasobanutse, mu buzima budafite igisobanuro, mu buzima bupfuye, mu buzima bw'umubabaro, nyamara yari umwana w'ibwami. Imana itugirire neza. Ndagira ngo mvugane nawe, nubwo ushonje ariko hari Imana wakoreye, nubwo ukennye uyu munsi ariko hari Imana wakoreye, hari Imana wasenze, hari umwami wagendanye nawe, hari Imana izi imirimo yawe, hari Imana izi kwitanga kwawe, hari Imana izi amasengesho. Uyu munsi uri umushomeri ariko ushomereye uri mu biganza by'Imana. Mama, nubwo uri umushomeri uyu munsi ariko uri mu biganza by'Imana. Imana y'amahoro ishimwe. Nubwo uri umushomeri ariko uri mu biganza by'Imana. Nubwo uri umushomeri ariko hari Imana izirikana imirimo, hari Imana izirikana ibyo wakoze, hari Imana. Dawidi rero ngo aragenda mu mwami, ngo aragenda igihe kirashira, ngo aragenda aribagirwa, iminsi irashira indi irataha, aragenda araryamera neza, ngo ariko igihe kimwe Imana iramusanga, imwibutse indahiro yagiranye na Yonatani. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana iramusanga, imwibutse indahiro imwibutse indahiro yagiranye na Yonatani. Iramubwira tumva, ibuka Yonatani, ibuka inshuti yawe magara yitwa Yonatani. Ngo aricara abura amahoro. Reka nkubwire, hari abantu Imana igiye kubuza amahoro kubera ibikorwa byawe wakoze mu gihe cyashize. Ibikorwa wakoze birimo biravuga, ineza wagiriye abantu irimo irakomanga, imfubyi wagaburiye zirimo zirataka, zirimo ziragusabira umugisha. Uwo mugisha urimo uragera imbere y'Imana. Abantu wambitse, abo ngabo bari kuvuga, zonima, hari insengero wubatse, abantu barimo barazihimbarizamo, zikazamuka zikaba urwibutso imbere y'Imana. Hari intebe waguze mu rusengero, hari ibyuma waguze mu rusengero, barimo barabicuranga bikakuvuganira. Nubwo uri mu ntege nkeya zo gusenga, ariko hari imirimo wakoze uyikorera abantu b'Imana. Ariko Imana y'amahoro ishimwe. Nubwo uri mu ntege nkeya, uri mu bihe bitakoroheye, nubwo uri mu bihe bikugoye, ariko hari umurimo wakoze uyu munsi uri imbere y'Imana. Ariko hari abantu bari hano bakoze imirimo rata, ngo abo bantu bazamure haleluya. Hari umuntu wigeze akora ikintu kimwe ngo none hakibutse Imana. Arahari ngo tuzamure haleluya. Niba uhari, hari ikintu wakoze, Imana itugirire neza. Hari ikintu wakoze ngo none ukibutse Imana. Hari ikintu wakoze imbere y'Imana, hari ikintu wakoze mu nzu y'Imana. Ese hari imfubyi wagaburiye? Ese hari abantu wambitse? Aya masaha ngo byibutse Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo Yonatani nubwo yari yarapfuye, ngo ariko ngijwi rirazamuka, meko ayiwe Yesu we ndafashijwe. Ngo nubwo yari yarapfuye, ngo ariko imirimo yari yarakoze, ngo yari yarakoze ku mutima w'Imana, ngo ndetse ngo iragenda ikora no ku mutima w'umwami Dawidi. Ngo igihe kiragera, Imana yibutsa Dawidi, Mwuka Wera aramusanga, aramwibutsa. Imana itugirire neza, aramwibutsa. Mana we enima tutaya zimini shano wiri berifa zonima edaya siniyango tutaya zivimini vopaya sisirize. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Yakutaya mando shando. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ngo aramwibutsa. Imana itugirire neza. Ngo aribuka imirimo igigenda ikavuga. Hari imirimo wigeze ukora, iyo mirimo igiye kukuvuganira. Hari imirimo wigeze ukora, iyo mirimo igiye kukuvuganira, igiye kukubera urwibutso imbere y'Imana. Hari ineza wigeze ugirira umuntu, uwo muntu ntukimwibuka. Imana itugirire neza. Ahari nawe ntakibyibuka, ariko Imana yarabyanditse, irandika iravuga ngo igihe kiniki ntuza hari ikintu yakoze. Mana wibuka abakoze imirimo kuri iki gicaniro.
rero abo ngabo ubibuke Mana, ubibuke bagiye bakora imirimo kuri iki gicaniro, ubibuke Mana, ubibuke abakoze imirimo Mana, abakoze imirimo, ubibuke abaguze iyi nanga ducuranga Imana, abo ngabo ubibuke kuko uri Imana ishobora byose, ngo aribuka imirimo dukorera Imana igiye yibuka imirimo dukorera Imana igiye yibuka, Imana iribuka, Imana irazirikana, Imana iribuka nshuti z'umusaraba, Imana iribuka, Imana irazirikana, Imana irazirikana. Ariko Mana, Imana irazirikana, Imana irazirikana, ni Imana izirikana. Birashoboka ko hari ibyo wakoze abantu barabyibagirwa, ariko Imana irazirikana, Imana irazirikana, igiye kugutabarira wa muntu wagaburiye umunsi umwe, igiye kugutabarira wa muntu wambitse, igiye kugutabarira wa mupfakazi wafashije, igiye kugutabarira za ntebe waguze mu rusengero, igiye kugutabarira ya mikorofone waguze mu rusengero, igiye kugutabarira. Hari ibikorwa wakoze, hari abantu wagiriye neza, hari abantu Imana irazirikana, Imana irazirikana. Abantu wagaburiye bashonje, Imana irabibutse. Abantu wishyuriye amazu, Imana irabibutse. Abantu wishyuriye mituweli, Imana irabibutse. Hari abantu wishyuriye mituweli, hari abantu wafashije gukora ubukwe, hari abantu wacumbikiye babuze aho barara, hari abantu wasuye kwa muganga, hari abantu wiyiririje. Erega nawo ni umurimo, kwiyiririza abantu, ukiyiriza ubusa kubwo kugira ngo usengere umuntu, iyo nawo ni umurimo. Dawidi rero ngo arangije, ngo arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirira neza ku bwa se Yonatani? Iyo Imana yakwibutse ntawe ushobora kubihagarika. Yavuze ngo ndagutabaye, ntawe ushobora kuvuga ngo hoya. Abantu bashobora kwitambika, abantu bashobora kuvuga ngo hoya, abantu bashobora kuvuga ngo ntabwo uri butabarwe. Ariko iyo yavuze se, ikavuga ngo yes, ikavuga ngo yes, ntawavuga no, nta n'umwe nta muntu waza ngo avuge ngo hoya. Yavuze yego. Iyo yakinze ntawe ukingura, kandi iyo yakinguye ntawe ukinga. Nibwo bumana bwayo. Yitwa Imana, yitwa Rubasha, yitwa Umwami w'abami, yitwa Imana, intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cyo mu muryango wa Dawidi. Yitwa Imana, yitwa Imana, yitwa Imana, yitwa Imana, yitwa Imana, yitwa Imana. Ngo arangije arabaza ngo hari uwasigaye wo mu nzu ya Sawuli ngo noneho mugirire neza ku bwa Yonatani. Umva sha, icyo nkundira Imana nuko itumva amabwire. Yeza kuba yumva amabwire ntabwo tuba tukiriho, ntabwo tuba twarapfuye, tuba twaribagiranye. Ariko kuko Imana itumva amabwire, umva ngo aho ngaho hari mu rugo rw'ibwami, ngo hari umugabo witwa Sibasha, umugabo witwa Siba. Ndagusengera Imana ikurinde ba Siba, Imana ikurinde ba Siba, Imana ikurinde abantu bazana impamvu imbere y'ubuzima bwawe. Aho mu kazi bavuga ngo uyu muntu tumuzamure, bagatangira ngo urabona ngo ariko hari abantu bazana impamvu, ngo ariko hari abantu bazana impamvu. Hari umuntu weretse uti dore uyu nguyu ni fiance wanjye, atangira kuvuga ngo ariko ngo uyu mugore ugiye gushaka, ngo urabona hari abantu bagusize umwanda, hari abantu bagusize umwanda, hari abantu banduje izina ryawe, hari abantu bagusize isura mbi muri rubanda. Hanze aha ngaha abantu bakuzi nabi, ariko ndagira ngo nkubwire, nubwo abantu bagusize isura mbi, iyi Imana yasinye iba yasinye. Iyi Imana yasinye ntawasinyura. Iyi Imana yavuze ngo yego ntawavuga hoya, ntawe. Ngo hari Siba rero, ngo Siba ngo arangije
yewe Mana ishimwe ngo siba ngo arangije ngo asa imbere y'umwami ngo aramubwira ngo umva mwami ngo arahari, ariko ikibazo amugaye ibirenge. Hari abantu bajya baza bakazana impamvu zo kugira ngo tudatabarwa. Bari bamubajije niba ahari, icyo yagombaga gusubiza cyari kimwe gusa, agasubiza ngo yego arahari, ariko ibindi byo kuvuga ngo amugaye ibirenge ibyo ntabwo byari ngombwa. Hari abantu bazana impamvu zitari ngombwa ugeze mu gihe cyo gusubizwa. Hari abantu bazana impamvu bagatangira bagashyiramo ibintu bitari ngombwa, bagashyiramo ibintu bitari ngombwa, bakareba agacunga ugiye kubona akazi ahantu, akaza akavuga ngo yego ngo mwamufata, ariko ngo buriya ngo ajya agira ibisazi, buriya ajya agwa n'igicuri ko mumureba kuriya, ntabwo igicuri muri kampani yanyu ni akazi kanyu. Imana itugirire neza. Wongeye akakubaza ati se uriya mugeni arashoboka ko dushaka kurambagiza muri uriya muryango? Haturiya muryango nimugende mushake yo simbabujije, ariko icyo nzi cyo muri uriya muryango batera umwaku. Umuntu wese ushatse yarapfa. Imana itugirire neza. Ubwo nawe niba ushaka gupfa genda ushakeyo nta kibazo. Hari abantu bagusize umwanda, hari abantu bakuvuze nabi. Imana igukureho abantu bakuvuga nabi aho utari. Imana igukureho abantu bakuvuga nabi aho utari, abantu bakuvuga nabi mu rwongororerano, abantu bakuvuga nabi. Imana ikuvaneho abantu bakuvuga nabi. Umva nkubwire, ntabwo buriya kazi wagakwiye kuba warakabonye, ariko ikibazo hari abantu bakuvuze nabi, hari abantu bagusebeje, hari abantu Mana we, wagakwiye kuba warakoze ubukwe, ariko irya nshuti yawe wabwiye ibya fiyanse wawe, iyo niyo yakuvuze nabi, yo yaraguharabitse. Baragiye baraguharabika, arakuvuga nabi, aragusebya. Imana igukureho abantu bakuvuga nabi. Imana igukureho abantu bakuvuga nabi aho utari. Haleluya. Cyo nkundira Imana nuko itajya yumva amagambo yawe. Icyo nkundira Imana nuko itajya yita ku byo batuvuga, ntabwo ijya yita ku byo badusebya, ntabwo ijya yita ku by'abantu. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Icyo nkundira Imana, ntiyita ku by'abantu batuvuga. Imana ntiyita ku magambo y'abana b'abantu. Imana ntiyumva amabwire. Cyo nyikundira irururuka ikaza kwirebera. Cyo nyikundira igiza kuri tere iraza ikazaho ibintu byabereye. Imana itugirira neza. Siba arangije yinyuraguramo, turabona arahari, ariko yitwa Mefibosheti, ariko mwami ubimenye amugaye ibirenge. Imana itugirire neza. Uza ako kantu yari ashyizemo. Muri icyo gihe umuntu ufite inenge wese ntabwo yinjiraga ibwami. Imana itugirire neza. Umuntu wese ufite inenge y'ubumuga ubwo ari bwo bwose ntabwo yinjiraga ibwami. Noneho rero barabajije ngo hari uwasigaye mugirire neza? Arangije aruga ngo arahari, ariko mwami uwo muntu amugaye ibirenge. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana ibavaneho abantu babatangaho raporo mbi. Imana ikuvaneho abantu bagutangaho raporo mbi. Imana itugirire neza. Ibyawe byakabaye byaragenze neza, ariko hari abantu bagutangiye raporo mbi, hari abantu bakuvuze nabi, hari abantu, abo bantu Imana ibagukureho none ahangaha. Imana igukureho siba. Andiko ati mu izina rya Yesu ndamagana siba ku buzima bwanjye. Umwuka wa siba nukuveho. Vuga cyane uti mu izina rya Yesu umwuka wa siba numveho. Umwuka wa siba ukuveho. Umwuka wa siba wisha amahirwe y'abantu benshi. Umwuka wa siba wisha akazi ka benshi. Umwuka wa siba, Mana ndasengera abantu bari hano bakureho uyu mwuka. Uyu mwuka uhagaritse akazi k'abantu benshi. Uyu mwuka uhagaritse mariage z'abantu benshi. Uyu mwuka uhagaritse amahirwe y'abantu benshi. Imana itugirire neza. Uwo mwuka wa siba, Imana ikuvaneho siba. Imana ikuvaneho siba. Imana ikuvaneho siba. Imana itugirire neza. Imana ikuvaneho.
umwuka wa siba, basiba bajya baza bakica dosiye z'abantu. Umwami aravuze ngo mugirire neza, siba arabyumvishije, ariko arangije ati mwami ubimenye, amugaye ibirenge. Ariko ma yo Imana y'amahoro ikuvaneho basiba abo ngabo bakubujije kubona umugisha wawe, bakubujije kubona iterambere ryawe. Basiba umubwiye ngo ngiye gukora iki kintu, siba ariko sibwa ibyo uzabishobora. Mwuka wa siba, mwuka wa munaniza, siba arananiza, siba aberaho kuguca intege, siba aberaho kugusopanyiriza amayira, siba aberaho nta kintu na kimwe cyiza yatuma ubona. Ariko ndagira ngo nkubwire, Imana y'amahoro ivane siba ku buzima bwawe, siba aveho mu izina rya Yesu. Siba asubiza umwami ati amugaye ibirenge. Ariko ndagira ngo nkubwire, siba we, siba ibyawe birarangiye, icyo Imana yanditse yacyanditse. Iri joro icyo Imana yanditse yacyanditse, yanditse ngo iratabara ubwoko bwayo. Nta kintu na kimwe kiri butuma Imana itabikora, nta kintu na kimwe kiri butuma Imana idatabara, nta kintu na kimwe kiri butuma Imana idahe. Ariko Mana, ndafashijwe. Ari wowe, ayiwe siba ngo asubize umwami ati arahari, ariko ikibazo amugaye ibirenge. Mana itugirire neza. Ubundi naho byapfiraga, ikibazo cyari siba, ujya kugusopanyiriza. Kajya kubona ukabona umugabo yagiye atashye ameze nk'intare, kandi yagiye mumeranye neza, naho kumbe yahuye na siba. Siba mubwira amagambo, ataha yafashe icyemezo, yarakaye ameze nk'intare yabishe atavuga. Impamvu ni siba. Imana igukureho siba, Imana igukureho siba mu izina rya Yesu. Umwuka wa siba ndawamagana mu izina rya Yesu. Twese twamagana umwuka wa siba mu izina rya Yesu. Umwuka wa siba nutsindwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umwuka wa siba utsindwe. Ngo arangije aramubwira ngo yitwa, ngo arahari, ngo arahari, ngo yitwa Mefibosheti. Ngo ariko ikibazo amugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati mbwira abahe. Ati atahaba se urahaza. Ati atabiro de bari iyo ngiyo mu Kiderenga, iyo ngiyo muri Barnyahi, iyo nihaba. Aho ngaho yishwe n'ibyuma, anywa ibyuma neza yarazezengeye. Abiro de bari kwa Makiri mwene Amiyeri, aho ngaho niho aba. Imana y'amahoro itugirire neza. Abiro de bari kwa Makiri mwene Amiyeri, aho ngaho niho yibera, niho yazezengera. Ugira ngo se ni umuntu umwami? Ariko Imana ishimwe, iyo yatabaye, iyo Imana yakinguye, ntawe ushobora gukinga. Iri joro Imana yakinguye umugisha wawe. Aya masaha umva, Imana yamaze gukingura umugisha wawe. Umugisha wawe nta uri buwufunge, nta uri buwusubizeyo. Umugisha Imana yawuguhaye, kuko Imana yibutse imirimo yawe. Naho basiba bavuga ari 100, Imana yavuze ngo iragutabara. Naho basiba bavuga ari 5, Imana yavuze ngo irakugirira neza. Naho basiba bahaguruka, Imana yavuze ngo iragucira inzira. Naho basiba bahaguruka bakakurwanya ari ishyirahamwe, Imana yavuze ngo iraguhindurira ubuzima. Naho basiba bahaguruka, Imana igukureho siba. Imana ikuye siba ku buzima bwawe.
abanyamagambo Imana ibigisheyo. Imana igukuyeho abanyamagambo, Imana igukuyeho abanyamakuru baza kugutata bakagukuramo amagambo bakagenda bakajya kugusopanyiriza. Abo ngabo Imana ibagukuyeho, kuko niko Imana ivuze. Haleluya! Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Arareba aramubwira tumva, Imana itugirire neza. Umwami arangije aramubwira ngo nimugende mumpamagarire uwo Mefibosheti. Imana itugirire neza. Siba afashe ku mwako, Siba aramwaye, Siba biramucanga, Siba mbega biramuyobera. Imana itugirire neza. Hari abantu bagiye gukorwa n'ikimwaro, hari abantu bagiye gukorwa n'ikimwaro. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari abantu bagambiriye kukugirira nabi, hari abantu bagambiriye kukwica, hari abantu bagambiriye kukwica urubozo, ariko abo ngabo bagiye kumwara. Imana y'amahoro ibaciye muri humye, ikora ibikomeye mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibaciye muri humye, ariko sinzi niba aba bantu banyumva. Hari umuntu urahanga azamure haleluya. Abantu bari hejuru kuri pano mwazamuye haleluya. Abantu muri hejuru muzamure haleluya. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Imana igukijije Siba, Imana igukijije ubwo buretwa, Imana igukijije icyo gisuzuguriro, Imana igukijije uwo mubabaro, Imana igukijije ako gahinda. Imana iragutabaye mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ifashe Siba mu mwaza. Abanzi bawe abanzi bawe baramwaye, abanzi bawe barajya he ku ijuru ritabaye. Bose babireba, bose babireba. Icyubahiro cyawe ukihe, ariko Mana icyubahiro cyayo ukiyiheba kureba we. Umugabo haleluya, Danieli baramwanze, baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana. Bamuha intare ziratinya, kandi izo ntare rwose zirashonje. Avamo babireba, atabarwa bareba. Kuva kera muri kamere yayo yahoranye impuhwe n'urukundo, n'uyu munsi ntago yabiretse. Niyo mpamvu ariko Mana akira icyubahiro cyawe. Haleluya, 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 haleluya. Ariko hari abantu baraha ngo tuzamure icyubahiro cy'Imana. Hari abantu baraha Imana y'amahoro ishimwe cyane, Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ariko umva sha, Siba yacometse, Siba yasebeje, Siba ntako atagize, Siba yavuze ko amugaye ibirenge, Siba yongeraho ngo abirode bari, Siba yongeraho ngo yishwe na kanyanga, Siba yongeraho ngo yishwe n'ibyuma. Ariko Mana ariko umva, umwami iyo yategetse, umwami iyo yavuze ntawe umukoma, ntawe yikoma mu nkokora we. Imana y'amahoro ishimwe cyane, ntawe uyikoma mu nkokora. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana, nta muntu uyikoma mu nkokora. Iyo yategetse ikavuga ngo ndatabaye, nta muntu wayikoma. Wowe urakina n'umuntu Imana yibutse kubw'imirimo ya se, urakina n'umuntu Imana yibutse kubw'icyo se yakoze. Hari imirimo se yapfuye yakoze, iyo mirimo yaramuvuganiraga. Imana y'amahoro ishimwe, iyo mirimo yaramuvuganiraga. Iyo mirimo yamuhaga ijambo ibwami, iyo mirimo yamuhaga kwicara akarira ku meza y'ibwami, akava mu kiderayenga aho ngaho, akava iyo ngiyo zabanyahe, akava iyo ngiyo, akava ku bigage na za suruduwiri, akajya kunywa kuri divaye y'ibwami. Umva ariko ko Imana ihemba. Haleluya, umva uko Imana ihemba. Imana y'amahoro itugirire neza. Ayiwe izadushingisha amadede ku marembo y'abarupinzi we. Haleluya, izadushingisha amadede ku marembo y'abarupinzi. Ayiwe izadushingisha amadede ku marembo y'abarupinzi we, ku marembo y'abarupinzi.
abo ngabo batatwemera Imana izadushingisha amadede ku marembo y'abarupinzi we. Haleluya, kumugaragara izuba riva. Haleluya, kumugaragara izuba riva we. Nukuri kumugaragara izuba riva. Ayayayayaya, kumugaragara izuba riva. Nukuri kumugaragara izuba riva we. Nukuri kumugaragara izuba riva we. Ayiwe, ubwo Yesu ari we burende nta nkuba ikubita burende. Ubwo Yesu ari we burende nta nkuba ikubita burende we. Haleluya, nta nkuba ikubita burende. Nukuri nta nkuba ikubita burende. Imana ishimwe. Ubwo Yesu ari we burende. Ubwo Yesu ari we burende. Ubwo Yesu ariko Mana ya Aburahamu, Mana we, aba bantu barahari ariko aba bantu barimo barabyumva. Imana y'amahoro itugirira neza. Wowe urakina n'umuntu ise yateganyirije, urakina n'umuntu urakina n'umuntu ufite imirimo imbere y'Imana, urakina n'umuntu wakoze ibintu bikomeye, urakina n'umuntu Imana ivuze ngo mugirire neza ku bwase kubw'imirimo yakoze. Urakina n'uwo muntu. Ntawe usenga akina kandi ukandagira usenga ntabwo ajya ahonyora. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Umuntu usenga ntukamwishinge, burya agenda hari icyo yokeje we. Mushobora guhura mu gitondo akennye, ku gicamunsi agasubizwa akajya kubitsa muri beneri. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Ntawe usenga akina kandi ukandagira usenga ntabwo ajya ahonyora. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Umva mukundwa munyamasengesho, gusenga kwawe kwarumviswe. Ndasoje. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Gusenga kwawe kwarumviswe ma. Gusenga kwawe kwarumviswe papa. Gusenga kwawe, gusenga kwawe kwarumviswe. Imana yumvishe gusenga kwawe. Imana yumvishe amarira yawe. Imana yumvishe agahinda kawe. Imana akira ubutabazi bwihuse mu izina rya Yesu. Akira impinduka mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Akira impinduka ku bana bawe mu izina rya Yesu. Akira impinduka ku mugabo wawe mu izina rya Yesu. Akira impinduka, ibyapfuye birazutse. Akira impinduka, Imana iraguhagurukije. Haleluya, 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 haleluya. Imana y'amahoro ishimwe. Imana y'amahoro ishimwe. Akira ubutabazi bw'Imana. Akira imbabazi z'Imana. Akira urukundo rw'Imana. Akira ihumure ry'Imana. Akira umunezero w'Imana. Akira kunezerwa. Akira gushyirwa mu mahoro mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro nibahereza umugisha. Imana ikwibuke. Imana ikwibuke mama. Imana ikwibuke papa. Imana ikwibuke wa musore we. Imana ikwibuke iri joro this night. Imana ikwibuke. Imana y'amahoro ikwibuke in enima. Shanda wiri birifa zivimini vopaya sisini zagra. Iri joro ndimo ndasoza ma. Imana ikwibuke n'ukuri kw'Imana. Imana yibuke ubuzima bwawe. Imana yibuke abana bawe. Imana yibuke urugo rwawe. Imana yibuke iby'akazi kawe. Imana igukure mu buretwa. Imana igukure mu manegeka. Ubuzima bw'amanegeka Imana ibugukuremo. Ubuzima bunegetse Imana ibugukuremo. Ndagusengera Imana ikuvane mu buzima bunegetse. Ubuzima bw'amanegeka.
Mana we, ubuzima urimo uparitse nabi, Imana y'amahoro ikuvanemo, uvane muri muvezare. Ni ukuri ubuzima bwawe buparitse nabi, imibereho yawe iparitse nabi, ariko iri joro niba wizera Imana, Imana y'amahoro igutabare, ikuvane ku manga, ikuvane mu buzima bupfuye, ubuzima bwambara ubuke, ubuzima bupfundikanya, ubuzima busabiriza, ubuzima buhora mu madeni, ubuzima buhora mu bibazo, ubuzima buhora mu ntambara, ubuzima buhora mu marira, ubuzima buhora mu ndwara, ubuzima buhora mu bigeragezo, ubwo buzima abazimu bashye mu izina rya Yesu ndabugukuramo, ndavuma ubwo buzima mu izina rya Yesu. Ubuzima bupfundikanya, ubuzima uyu munsi wasetse ejo warize, uyu munsi wariye ejo waburaye, uyu munsi wambaye ejo byanze, uyu munsi wishyuye inzu ejo faya. Abazimu bashye mu izina rya Yesu Kristo, abo bazimu bashye mu izina rya Yesu Kristo, ndirukana uwo muzimu mu izina rya Yesu. Ubuzima bupfundikanye ndagusengera wowe uri hano muri iri teraniro, enima shando wiribirifa ziviminivo paya sisinizegere ayayayaya. Imana y'amahoro niguhereza ubuzima buri sitebo, ubuzima buhagaze, ubuzima buhagaze, ubuzima bufite igisobanuro. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndagusengera aho uri, akazi kawe ndagasengera, Imana igaha ubuzima, igaha umusingi, igaha urufatiro, igaha urufatiro, igaha urufatiro. Ubwo buzima bwo kwizengurukaho ndabuvumye, ubwo buzima bwizengurukaho, ubwo buzima neda ndashaka kubona abantu banga ubwo buzima. Gira Yesu ukora. Abantu bari muri iri teraniro, niba ubwanze sinzi uko ubigenza, watuvuza induru, wakoma akaruru, wazamura haleluya, wagira gute, ariko bwange mu izina rya Yesu. Abazimu bashye mu izina rya Yesu, katika jina na Yesu Kristo, faya. Abazimu bashye mu izina rya Yesu. Ubuzima bw'igisuzuguriro, ubuzima bupfuye, ubuzima budafite ishusho, budafite icyerekezo, ubuzima bw'imibabaro, ubuzima bw'amarira, ubwo buzima faya. Bazimu bashye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imana ibeshaho niguhagurutse. Mana nuntabaruza ntabaruntabaye, ntuzansubize mu mibabaro yanjye we. Mana nuntabaruza ntabaruntabaye, ntuzansubize mu mibabaro yanjye we. Ayiwe uramenye, Mana nuntabaruza ntabaruntabaye, ayiwe ntuzansubize mu mibabaro yanjye we. Nukuri Mana ntuzansubize mu mibabaro yanjye we. Mana we, imibabaro irarangiye, imibabaro irarangiye, imibabaro irarangiye. Mama, imibabaro irarangiye. Papa, imibabaro irarangiye. Mukobwa wa Yesu, imibabaro irarangiye. Umva nshuti y'umusaraba, irarangiye, irarangiye. Bye bye imibabaro, bye bye imibabaro, bye mu izina rya Yesu. Ariko uzi kurya utazi ko ejo uzarya, ni ikibazo. Uzi kwishyura inzu ugatangira guhangayika ngo ukwezi gutaha ndishyura iki. Uzi kubaho uri umukobwa ugahora abagabo, ugahora n'igisuzuguriro cyo guhora uteretwa n'abasaza gusa, bazanye iminkanyari. Abagabo bubatse nibo bagutereta. Faya, abazimu bashye mu izina rya Yesu. Abagabo bubatse bafite abana bangana nawe, abasaza amatama yaguyemo.
bazimubashye, bazimubashye. Mana ikuremera ubuzima bushya. Urakoze Yesu, ndagushima Mana ko wibutse abantu bawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu, amen. Mana ibampera umugisha.